wanjye ngo mwari mwabivuze nitwa Kamugisha Zakari, nkaba ndi muri bamwe bazanye uno mukino mu Rwanda. Tugiye mu mateka yawo nabisobanuye kare ko wari umukino wahimbwe muri Amerika mu Hagana igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu, ariko uwo mukino wageze usa nkaho upfuye abantu bareka kuwukina. Ariko igihe twageraga muri cya cyorezo cya covid, abantu bashakije imikino bagenda bazura n'akari karapfuye, baracukura barareba n'uyu mukino uza kuza muri iyo yabaye ribone bazanye. Ariko covid igiye, uno mukino urakomeza urakinwa, uba na popular muri Amerika, bari kuwukina muri Europe, uri gukinwa no muri Afrika watangiye kuhagera, kimwe nuko mu Rwanda nawo twawuzanye. Amavuno amavuko ro kugira ngo uze mu Rwanda hano singi wawuzanye, wari usanzwe uhari uri ahandi. Niko nagiye muri Saipan mu birwa bya Mariana Trench, sinzi nimba ubwo abahazi barahazi, hafi y'ikindi kirwa cyitwa Guam, nicyo kizwi cyane, ni ku butaka bw'Abanyamerika. Ngezeyo mbona abantu baho barawukina, nanjye ndagenda ndawukina, numva n'umukino mwiza, numva n'umukino uryoshye, kuko n'ubundi nanjye nari nsanzwe nkora siporo, nari nsanzwe ndi umuntu ukora siporo mu buryo nari mbyibushye cyane, ariko nkomeza kujya mu bintu bya activities by'amasiporo. Umukinnyi rero numva n'umukino mwiza, urona mfasha muri ibyo bintu mu kugabanya ibiro. Then ngeze hano mu Rwanda, mu babonye nk'ukinamo twakinanye nabo bari barambwiye bati rero uyu mukino turabona uwuzi, kuko bari muri bamwe bawutangiye n'Abanyamerika, barambwiye ati nuza no mu Rwanda uzawuzane. Rero sinari kuzana ikintu kibonetse icyo ari cyo cyose, nararebye mbona ukuntu umukino uteye, mbona uburyo umukino ari mwizamo, ndavuga nti uyu mukino wabera u Rwanda. Mu buhe buryo rero? Navuze nti uyu mukino uroroshye mu buryo bwo kuyiga, ni iminsi 2, ukinwa n'ingeri zose kuva ku myaka 5 kugeza ku myaka 90. Ikindi uyu mukino mu buryo bwo kugira abantu bizi mu kabari, mu tubari cyangwa ahandi, niyo mpamvu nawe ukiza hano mu kabari kugira ngo tujye muri ya gahunda na leta imaze iminsi ishishikariza abantu yatunywa resi, ko nimba usanzwe unywa amacupa 5 unywa rimwe ukaba uri gukina, igihe kikaba kigenda ujya kugera ku rya 3, n'ubundi amasaha usanzwe utahira yagiye. Ikintu gituma abantu bari busy. Ikindi ngiye nkora mu bintu bya tourism, nacyo nagitekerejeho, kuko ndebye ukuntu gahunda y'igihugu cyacu kiri ku investisa mu bintu bya siporo n'iki, narebye nsanga uno mukino ukinwa n'abantu bakuze, cyane cyane hanze ukurikirwa n'abantu bakuze, abantu bari muri retirement. Abo bantu rero abenshi nibo bafite amafaranga, bafite n'igihe. Abenshi rero baba barabuze naho bajya gusura, ariko ndavuga nti nituzana mu Rwanda twawupromoting ukaba munini, ba bantu bazaba babonye ikindi kintu kiri extra cyangwa kiri addition cyo kuba cyabaha igahunda cyangwa cyaba ubushake bwo kuza mu Rwanda, none bakavuga bati tuje kureba ingagi. Niyo mpamvu mureba kuri logo twashyizeho hano hariho kandi ingagi itera pickleball, urumva hari aho bihurira na tourism. Muri urwo rwego rero n'ikindi nabonye ku gihugu cy'u Rwanda, nta hantu turazamura igikombe kinini kigaragara, ariko narebye uyu mukino nsanga nanjye ukuze sinkuze cyane, nsanga najyamo nkawiga, ejo najya mu marushanwa nkazamura idarapo ry'u Rwanda. Ni muri urwo rwego rero uyu mukino amavu n'amavuko yawo hano mu Rwanda, cyangwa cyanteye kuzana igitekerezo cyatumye nkuzana hano. Icyo cyo kubaza ni ibiki bisabwa kugira ngo uyu munsi pickleball igire federation mu Rwanda? Hanyuma munatubwire ku ntego y'umukino, murimo guteganya ibiki imbere, ubundi umukino wamaze kugera mu Rwanda wavuzwe, ariko mufite izihe ntego zo kuwugeza ku rwego? Kugira ngo ukore ikintu nk'iki cyangwa uzane ikintu gishyashya mu gihugu icyo ari cyo cyose, bisaba ingufu nyinshi cyane. Uretse ko bitanasaba ingufu, bisaba ibitekerezo byinshi cyane, bigasaba kwitinyuka, bigasaba no kugira icyo ukora utafashijwe n'undi muntu. Kuko mu miterere yanjye, muri gahunda zanjye uko ngenda ndeba, ndavuga nti nubwo nakenera ko hari umuntu waza kumfasha, ariko yaza kumfasha hari aho ngeze. Mu miterere y'umukino rero, ikibuga cya mbere mu Rwanda cyarubatswe nicyo ngiki cya pickleball. Nakoresheje ubushobozi bwanjye bwose bushoboka ndacyubaka, ariko akaba ari demo cyangwa sample
yo kwerekeraho abantu abanyarwanda cyangwa se n'izindi nzego zishobora kuzaza kudufasha. Ibisabwa rero kugira ngo iyo federasiyo ikorwe mu Rwanda bibe official na Minisiteri ya Siporo, twegereye Minisiteri ya Siporo iduha inzira nyabyo kugira ngo ube federasiyo icyo bisaba amaklabu ane, bigasaba ubuzima gatozi, bigasaba kujya muri komite olympique, hari ibyo bagusaba babona ubyujuje byose ukabijyana mugakora amatora hakavamo perezida vice perezida, ahasigaye mugakora federasiyo. Ibyo byose rero nuko twe twahise tubi boostinga kugira ngo tubone n'abo bantu batujoyininga dukora izo club mu mukino ukundwe, naho ubundi bizaza uko mbibona. Iki kibuga bimfasha amezi nk'atandatu kugira ngo nyubake, kuko sinari mfite amafaranga mbita nkubitaho, narakoraga nkaza nkashyiramo gutya, sinari nzi ko bizanaba gutya, ariko urumva nimba ndi umuntu umwe nkaba maze gukora ibintu bingana gutya. Ariko ubu kuko mbifashishije n'abandi banyarwanda bagiye kubibona cyangwa n'abandi bantu, ku buryo nibaza n'ejo ibintu byahita bikorwa, ahari ubushake hari n'ubushobozi, ibintu birakunda. Icyo nsaba abantu, ntago nsaba abantu ko umukino watera imbere mu Rwanda. Ikintu cya mbere abantu tumaze kwibagirwa abo turi bo, tumaze kwibagirwa icyo dushaka. Niyo mpamvu turi kurwaragurika, niyo mpamvu turi abantu urubyiruko ruri gupfa, ruri kugera gute. Buri muntu reka twikunde, tubanze twimenye, none nitunimenya tuzamenya ibidukwiye. So njyewe rero nzano no mukino nawuzanye ngira ngo mfashe sosiyete nyarwanda. Sosiyete nyarwanda ifite ibibazo byinshi ariko ntago tubyemera. Turi depressione, tufite ubusinzi bwinshi, tufite ibibazo, dufite imibyibuho ikabije, dufite n'indwara tutazi n'ibyo ari byo. Rero nkuko nabonye uno mukino, nabonye muri bimwe mu bintu bimwe bifasha umuntu gutekereza mu buzima, ukagira ubuzima bwiza, kuko ntacyo uzageraho nta n'icyo uzakora ubuzima bwawe atari buzima, atari bwiza. So bimwe mu bintu byoroshye rero, byoroshye buri munyarwanda yakagombye akora, ni ugukora siporo. Zimwe muri siporo ndabizi ko abanyarwanda badakunda gukora siporo, kuko siporo zirarushya. Murebe ukuntu ngana njye nkora siporo, ibi bintu birandushya, mbinvesta amafaranga. Rero njye nima afite uwo mutima ukomeye wo gukora siporo, ntago ariko kanaka afite umutima ukomeye. Ni nayo mpamvu nabonye no mukino nsanga uroroshye cyane, ndavuga nti ninkuzana abanyarwanda bazawitabira banakora siporo banifasha. So mbere yuko bafasha no mukino nibabanze bifasha, kuko ndabagira inama ko iki nicyo gisubizo. Waba ubyibushye, waba unanutse, waba ugize gute, ubwiriza gukora siporo. Nimuze mukore siporo, ndabashishikariza abanyarwanda kuza bagakora siporo. Nibakora siporo bakawukunda, kuko iyo ukinnye rimwe ntabwo ukunda kabiri gatatu, ugenda uba addicted wawe. Nimukomeze muze muwukine, nimuwukina nicyo mbasaba gusa, ni ukuwukina gusa, ahasigaye bakawukunda, kuko ntabwo nakugira inama yo gukunda ikintu utakunze. So icyo mbasaba ni kimwe gusa, ni muze dukine, dufashe ubuzima bwacu, kuko u Rwanda naho twarugeza cyane icyo twashaka gukora ntago twagikora mu buzima bwacu tutari bazima. So siporo niyo solution yonyine nagiraho inama abantu no gukora uyu mukino. Rero niwo ubereye abanyarwanda, niwo mukino wonyine. Iyo ni research nge nikoreye n'ubwo itanditse, ubereye abanyarwanda nguko ngayo.